Reka tugaruke nanone nyine ku nkuru zacu, ku nkuru zimwe zitagiye zimenyekana, ariko hari n'izamenyekanye ariko zikaza zitarimo ukuri cyangwa se zirimo ukuri ariko kudafatika. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tuvuga ku muramyikazi, ni umunyarwandakazi, ni umukobwa benshi bamenye uririmba mu itsinda rya VESTINE na Dorcas. Tugiye kugaruka kuri nde? Tugiye kugaruka kuri VESTINE. Hari ibintu byinshi byamuvuzweho mu minsi yashize, bavuga ati yatatiye igihango, yarasinicinze nyine bya bindi yamvugo uyu munsi, ati yashizeho menshi kandi mu dini rye ntabwo byemewe, asigaye ngo azunguza. Hari ibintu nyine byinshi byagiye bimuvugwaho, ari byo ngira ngo tugarukeho tuvuge se ubundi VESTINE ni muntu ki, kuko uyu munsi niwe muntu ngiye kwibandaho cyane. Mbibutse ko gukanda sub aho hasi ni byiza kugira ngo mutazajya mucikwa n'inkuru zacu. Nanone ni ku Butare Media nk'ibisanzwe, ngiye muranzi nyiruka wanyu. Reka tuvuge kuri VESTINE. Ese VESTINE ni muntu ki? Ubundi abantu benshi bagiye bavuga ko VESTINE na Dorcas ari impanga. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. VESTINE na Dorcas ntabwo ari impanga, ahubwo barakurikirana. Kuko VESTINE aho ubwiye yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri muri 2004, mu gihe Dorcas we yavutse kuri 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2006. Urumva ntabwo ari impanga, ahubwo VESTINE ni mukuru wa Dorcas. Ubundi VESTINE na Dorcas nyine baba mu itsinda rya VESTINE na Dorcas, bafashwa na Irene. Ibyo ni ibintu bisanzwe mwese murabizi. Bavuka mu muryango w'abana batandatu, n'abana batandatu, abakobwa bane. Ubwo mama we na papa we bababyaye ari abana batandatu, harimo abahungu babiri gusa n'abakobwa bane. Ubundi abantu benshi bagiye bavuga se ubundi VESTINE ni muntu ki, Dorcas ni muntu ki, mukagenda muhabwa amakuru. Navuga ko amakuru nyine arimo ibinyoma byinshi, ariko simvuze ko harimo n'abatanze amakuru y'ukuri ariko nanone atuzuye. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndi hano kugira ngo mbamare amatsiko. Ubundi VESTINE na Dorcas ni bisanzwe, bafite ababyeyi, bavuka i Musanze. Papa wabo ni umusirikari, ni staff sergeant mu gisirikare cy'u Rwanda, yitwa Nizeyimana Mazimpaka. Naho mama we yitwa Uzamukunda Elizabeth. N'ubundi ni abantu nyine basanzwe basengera hariya kuri ADPR Umuhozi. Ubundi uyu VESTINE na Dorcas kugira bafashwe na Irene, ubundi basinya contract na Irene mu mwaka wa 2020. Anaho bahise batangira gusohora indirimbo zabo mwagiye mwumva nyine ntagaruka kubera ko murabazi ntabwo twakuri kuba tuzigarukaho. Uyu VESTINE rero yagize gutya mu mwaka wa 2025, hari mu kwezi kwa mbere, hagize gutya nyine nawe yambara impeta nk'abandi bose. Ibyo ni ibintu abantu benshi bagarutseho batangira kuvuga ngo ese ashatse akiri muto, ashakanye n'umusaza. Ariko mbibutse ko buriya guhitamo nuko umutima, mbona babwira ngo nimukajye mucira abantu imanza, kubera ko buri muntu wese aba afite nyine ubuzima bwe uko yabupanze, n'Imana ikabigiramo uruhare. Abagize gutya nyine asezeranye mu murenge, aho yasezeranye mu murenge wa Kinyinya, hari mu kwezi kwa 2025. Iyo ni inkuru yacicikanye mu matwi y'Abanyarwanda. Nanone bajya gufata irembo, akantu kari karimo kadasanzwe. Irene yaravuze ati nta mafoto dushaka yo mu gufata irembo. Murabizi ko irembo ryafashwe ariko nta mafoto yigeze ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, uretse yandi nyine yo kubesha n'ubundi kugira ngo abantu babone views zabo. Ariko uyu munsi twebwe turugira ngo tubabwize ukuri kuzuye. Basezeraniye rero mu murenge wa Kinyinya, aho yasezeranye n'uyu musore Idrissa wo muri Burkina Faso. Nyuma yaho ikintu nyamukuru sasa nagira ngo tugiye kuvuga ku myemerere y'umuntu n'imyemerere y'umutima we. Hari imyemerere y'umutima wawe, hari n'imyemerere nyine ushirwamo n'ababyeyi, cyangwa se imyemerere ushirwamo bitewe n'ahantu uri. Uyu VESTINE na Dorcas, VESTINE yagize gutya abashizeho menshi, ibikuba biracika ngo yasinicinze, idini rya ADP
imyemerere nyine ngo asa n'umuntu mbese nyine wakoze ikintu kidasanzwe kigitangaza kandi kibi, ariko buriya umuntu n'uhitamo uko azabaho n'Imana ikamushyigikira. Niba Vestine ashatse, bundi abantu benshi bakunze guhindura amadini bitewe n'abagabo bashatse. Niba Vestine ashatse ni ukuvuga ngo nyine ahinduye ubuzima, avuye mu buzima agiye mu bundi. Numva nta sano bifitanye no kuvuga ngo agomba gukomeza kwambara ibintu bigeze ku birenge, erega tubyite ko byanamubangamiraga, reka tubivuge gutyo, ariko ntabwo ndi kureba umutima we, ariko niko tugiye kubyita, cyangwa se wenda yarabikundaga. Ariko ikimenyetso gihari ni uko ubuzima iyo ubuhinduye nyine buri kintu cyose muri wowe kirahinduka, ni ibintu byumvikana. Donc rero jyewe reka mbambara amatsiko nambabwira ko Vestine na Dorcas uyu munsi baracyari itsinda, yewe gusesa amasezerano na Irene ntabwo byari byabaho, nubwo abantu benshi bavuga ko byabaye, ariko ntabwo byabaye. Vestine na Dorcas na Irene baracyari kumwe, kandi Vestine kugeza amasaha aracyari mu rugo, ntabwo arurira indege cyangwa se ngo umugabo we Idris aze amutware nyine bajye kwibanira, ariko nanone igihe nikigira n'ubundi nyine bazabana. Ubwo rero amakuru nari mbafitiye yari ayo ngayo, ibindi byose mubifate ngaho byari bihuha, cyangwa se niba atari n'ibihuha ari ukuri kutuzuye, kuko ukuri kuzuye ni uku nguku mbahaye. Ndibutse ko ari Luka Butare Media, ndibutse no gukora subscription cyangwa se ugukanda aho ngaho kuri aho hantu, kuri ako kantu k'umutuku no kunzogera, kugira ngo amakuru yacu ajye akugeraho buri gihe. Ni Butare Media, turabakunda. Ciao. Inkuru zacu nakagaruka.